Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri tariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Tugarutse muri studio muri amasaha aho tugiye kureba ibigezweho hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kugenda bijya ahagaragara. Turagaruka kuri politike mpuzamahanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize icyo batangaza ku bijyanye n'ikibazo cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'amasezerano yagiye abaho. Biraza guhindura iki? Mu kiganiro na France 24 Mossad Baruzi mujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko gufatwa ku mujyi wa Uvira na M23 ishyigikiwe n'u Rwanda ari ukwica bikomeye amasezerano ya Washington, bityo mu by'ukuri hanyuma y'ibyo hari igikwiye gukorwa n'uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi biraza guhindura iki cyangwa se biraza gusobanura iki kuri iki kibazo n'ubundi cyamaze kuba cyangwa se kuri iki kintu cyamaze kuba cyakorwa kubwo kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyamara bari batangaje ko barangije intambara. Ibyo turaza kubigarukaho. M23 bamwe mu bayobozi baravugaho ubugambanyi ndetse no gusubiranamo mu by'ukuri. Ibingibi rero bikaba byavuzwe mu bice bimwe na bimwe. Ni mu gihe kandi turanyarukira muri Kivu y'Amajyepfo hari ibice biri kuvugwamo imirwano, drone zikomeje guhagurutswa ndetse kandi nanone izo drone uko zihaguruka nako M23 ivuga kwibasira ibice bigiye bitandukanye by'umwihariko na twirwaneho. Incite yagize ibyo atangaza agaruka rero ku bivugwa aho bita kato y'iminembwe ndetse n'ahandi mu duce tugiye tutandukanye twakomeje kugenda twumvikanamo imirwano. Guhangana gukomeye cyane kwarimo kuba hagati y'uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi nanone mu by'ukuri n'inyeshyamba za 23. Ayo makuru yose tugiye kuba twayagarukaho, tubafite n'ibindi byinshi tuza kugenda tugarukaho hagati aho ngaho. Icyo usabwa gusa no kutaza kujya kuri cyangwa se no kutaza mu by'ukuri kuba wakuraho hano kuri John Info ugakomeza ari kudukurikirana kugira ngo tubashe kugenda tukugezaho amakuru y'ibiri kuvugwa imbere indani hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ushaka kudukurikirana rero uri mu Burundi, abari mu Burundi ndabasuje cyane kandi bifurije kugubwa neza, mukomeze kugubwa neza. Bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihugu Bukavu ndetse mu Rwanda n'ahari mu duce tugiye dutandukanye, mwese kabisa murusheho gukanda subscribe cyangwa se sabone kugira ngo turusheho kugenda dukorana neza 5 kwa 5. Muri amakuru rero by'ukuri reka tuyabimburire ku bimaze kubaho cyangwa se ku bimaze kuvugwa kugeza kuri ubu ngubu, kugira ngo murabizi yuko mu by'ukuri iyi ntambara iri kuba hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ni intambara ihatswe n'abanyapolitike ndetse n'imbaraga zikomeye cyane. Ari nayo mpamvu kuri uyu munsi cyangwa se kuri inshuro ari byo tugiye kuba twaheraho kugira ngo mbashe kuba nabasobanura akantu ku kandi mu by'ukuri uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Mu gihe imirwano igikomeje rero urwego rwa politike narwo rurakomeje aho kugeza kuri ubu ngubu amakuru yaje kuba ajya agaragaza yuko mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwe mu banyapolitike ndetse n'abategetsi batumva uburyo ki M23 ikomeje kurenga ku mahame ndetse n'amabwiriza yo guhagarika imirwano. Ibi byagiye bituma bamwe bavuga ko hakwiye kubaho ibihano ku bihugu bishyigikiye uyu mutwe, aho ku mwuzo wa mbere cyangwa se ku rutonde rw'ibihugu bya mbere hajya hashyirwaho u Rwanda, ariko u Rwanda narwo kugeza kuri uyu munsi tariki 17 ntago rusiba ndetse rukomeza kugaragaza ko ruhakana ibyaya makuru avuga ko rwaba mu by'ukuri nyine avuga ko rwaba rwaragiye muri ibi bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo nayo ikavuga iti twe tufite amakuru ndetse n'ibimenyetso simusiga dunashingiye kuri raporo zagiye zisohoka z'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Ni mu gihe n'u Burundi bugaragara muri iyi ntambara bukavuga ko ibi nibiramuka bikomeje iyi izahita iba intambara y'akarere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye ko M23 n'u Rwanda rero byishe bikomeye amasezerano ya Washington, ibishobora gutuma mu by'ukuri
ibihano bishyirwaho. Mu kiganiro kuri France 24 ngira ngo iki ni igitangazamakuru gikomeye cyane cy'Abafaransa gikora inkuru zicukumbuye hirya no hino ku isi, ni nabwo rero bagarukaga kuri iki kibazo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byabaye ngombwa ko hifashishwa uzwi nka Mossad Balouzi, ni umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nguyu rero yatangaje ko gufatwa k'umujyi wa Uvira na M23 ishyigikiwe n'u Rwanda ari ukwica bikomeye amasezerano ya Washington. Ibi yabivuze n'ubundi muri iki kiganiro yagiranaga na France 24 aho yabazwaga ku bibazo bya hano mu karere nyine ka Afurika y'ibiyaga bigari kugeza hano burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ku kibazo gihangayikishije isi yose muri rusange. Ikibazo cya 23 nyeka ko uyu munsi kiri mu bibazo bya mbere mu by'ukuri bitanu bihangayikishije isi. Uyu yavuze ko Amerika ibona ko M23 n'u Rwanda ari bo nyirabayazana w'ikorwa ry'iyo myivumbagatanyo, nubwo uwo mutwe w'inyeshyamba waje kuva mu bice bimwe by'umujyi wa Uvira nyuma yuko Amerika itanze ubufasha mu guhosha icyo kibazo, ariko ugakomeza kugenzura ibice bikikije, igakomeza izi nyeshyamba nyine cyangwa se uyu mutwe ugakomeza kugenzura ibice bikikije uyu mujyi wa Uvira. Ati rero kuba mu by'ukuri byarabayeho byahaye amahirwe menshi y'ihungabana ry'umutekano ndetse n'iyangirika ry'ibikorwa remezo ndetse n'ihungabana ry'abaturage, aho kugeza uyu munsi abarurwa abagera ku bihumbi 500 bose bavuye mu byabo bakaza mu by'ukuri kwerekeza iy'ubuhungiro cyangwa se iy'ubuhunzi. Ibyo byose byatewe nyine n'icyo kibazo cy'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Amerika, uyu nguyu Mossad Balouzi, umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yavuze ati rero birakwiye ko hagira igikorwa. Mossad Balouzi yibukije ko ngo ayo masezerano yasinywe imbere ya Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika, aho abakuru b'ibihugu batatu birebwa n'ayo masezerano biyemeje kuyubahiriza. Atariko nubwo byabayeho ko abo bakuru b'ibihugu bitatu bari bateranye bamwe bakava mu bihugu byabo, ntago byabujije 23 kuyasuzugura ndetse no kuyarengaho. Ati ibyo abona mu mbonize ko mu by'ukuri ari cyo twakwita gusuzugura bikomeye ndetse no kurenga bikomeye kuri aya masezerano. Yashimangiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazabyirengagiza, anongera ko icyizere Amerika yari ifitiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame ngo cyahungabanye, kuko ubu batagifite icyizere ko hazabaho ibikorwa bifatika ku rwego mu by'ukuri rw'ibihugu byombi uko ari bibiri. Kubera iki rero Mossad Balouzi yavuze gutya, agaragaza ko cyangwa se Amerika ikunze kugaragaza ko mu by'ukuri umutwe wa 23 uri hano, nk'uko Mossad Balouzi yabigaragaje mu mvugo yakoresheje, ushyigikiwe rero n'ibikorwa by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda binyuze nyine muri izi nyeshyamba za 23. Atariko rero ibyo byatumye hagabanyuka icyizere. Nubwo ibyo byavuzwe, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame yatangaje ko adateye impungenge n'ibihano bishobora gufatwa. Mossad Balouzi yamusubije agira ati, ubwo yamusubije rero muri iki kiganiro yaje kugirana na France 24, ati twumvise ibyo yatangaje, tuzareba uko bizagenda. Uyu anibutsa ko Amerika isanzwe ifite ibikoresho byo gufatira ibihano abantu cyangwa ibigo bigira uruhare mu bucuruzi butemewe n'amategeko, ndetse ko yanahannye General James Kabarebe mu bihe byashize. Yanemeje ko hari ibihano bishya biteganyijwe mu gihe cya vuba kandi ko n'ibihano bikomeye kurushaho bishoboka. Ati hari ibihano bitegerejwe bishobora gushyirwaho mu gihe cya vuba, ati rwose mu bitegereze. Ndetse uyu Mossad Balouzi yagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zumvishe ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, avuga ko adatinya ibihano. Ati rero twumvise ibyo yatangaje, tuzareba uko bizagenda. Ubwo rero mu byitege namwe turebe mu by'ukuri ibyo Mossad Balouzi yavuze, avuga ati tuzareba uko bizagenda. Akanavuga ko hari ibihano bigiye gushyirwaho, yaba ibyoroshye yaba ibikomeye ndetse n'ibihano bidasanzwe rwose ngo bishobora kuba byashyirwaho. Ahita atanga urugero, aravuga ati ku ruhande rw'u Rwanda naho ibihano biremeye cyangwa se biri allowed, kubera yuko uwo bita James Kabarebe
uyu ni General Tad James Kabarebe nawe twamaze kumushyiraho ibihano ku ruhande rwa Amerika. Ukwica amasezerano yasinywe imbere ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifatwa nko gusenya icyizere ku rwego rw'imikoranire ya diplomasi atari ikibazo gisanzwe cya politike. Niyo mpamvu uko ibintu bizagenda ngo Uvira bizakurikiranwa hafi na Washington itegereje ibimenyetso bifatika byerekana kubahiriza amasezerano ndetse no kugarura amahoro n'umutekano mu karere. Amerika yiringiwe rero nk'ishobora gutanga igisubizo kuri ibibazo bikomeje kugaragara ndetse no kurangwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Isaha iyo ari yo yose Amerika ikomeza igaragaza ndetse yerekana ishusho mu by'ukuri ko ariyo ifite mu nshingano ku gukemura iki kibazo cyangwa se kugushyira iki kibazo ku musozo cyangwa se ku iherezo. ngira ngo ibyo murabyumva neza rwose 5 kuri 5 uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Iyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita Mossad Baluzi. Ubwo rero uyu Mossad Baluzi yaje kabisa cyangwa se yararimo aganira na France 24 yagize ibyo atangaza, agaruka ku Rwanda, agaruka kuri James Kabarebe, agaruka ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ikibazo cy'abarwanya 23 amasezerano ya Washington agaragaza neza cyangwa se yerekana ishusho n'isura yuko kugeza kuri uyu munsi cyangwa se kugeza kuri isaha Amerika izi neza ibiri kujya mbere kandi irimo irategura ibihano yaba ibyoroheje ndetse n'ibikomeye. Ngira ngo ibyo murabyumvishe, reka tunanyarukire no mu yandi makuru. Bamwita Lawrence Kanyuka, uyu avugira abarwanyi bama 23 ku rwego rwa politike cyangwa se ashinzwe itumanaho n'itangazamakuru muri LE17. Uyu mugabo yaje kugira ibyo atangaza nawe agaruka rero ku bimaze iminsi bivugwa ku byabaye ku munsi w'ejo, ariko abandi baravuga bati se samatakira ngo cyangwa se za manipulation na propaganda z'uyu mutwe zo kwerekana ko mu by'ukuri ibitero bikorwa byose byaba bikorwa n'uruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, nyamara bizwe neza ko izinyeshyamba nazo ziri kuba ngo zagaba ibitero hagati aho ngaho rwose mu bice bimwe na bimwe. Kuwa mbere tariki 13 Gashyantare 2026 ati ingabo zifatanyije n'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero bihuriyeho kandi bikomeye ku baturage bo mu duce twa Minembwe, Hopretu, Katoyi muri Masisi ndetse naho bita Kabare muri teritwari ya Kabare Masisi. Mu by'ukuri n'ahanga Katoyi na Minembwe ubwo ni mu bice byo muri Fizi na za Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, akavugamo no muri Kivu y'Amajyaruguru. Ati imirwano ikomeye cyangwa se ibitero bikomeye cyane bya FARDC aravuga ko byongeye kugabwa nga muri bice, ariko nyamara koko ngo ibi bitero mu by'ukuri byaje kumvikana ngo ntago bisanzwe. Ni bitero biri kumvikanamo za drones ndetse amashusho ndetse n'amafoto bikomeje kugenda bicaracara hirya no hino bigaragaza uburyo cyari izi drone hari drone zamanuwe. Amo 23 yavugaga ko ngo izi drone ari z'igisirikare cya Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko FARDC yatsembye ihakana ya makuru ndetse n'igisirikare cy'u Burundi nacyo cyaje kubeshyerwa, ariko nacyo ntabwo kigeze cyemera ya makuru. Bivuga ko ngo izi drone nizo mu bwoko bwa kamikazi, kandi kamikazi ngo zirimo zirakoreshwa cyane n'abarwanyi 23 ndetse no bice iyi drone yahanuruyemo byagaragaye ko ari bice byegera aho FARDC iri. Ati rero ntabwo byumvikana uburyo ki FARDC yahanura drone yayo. Ati rero iyo drone yari ya 23 ahubwo byagaragara ko yarigabye ibitero cyangwa se muri rwa rugendo rw'abanyene rwo kugaba ibitero Katoyi, Minembwe, muri teritwari ya Kabare ndetse naho haracyari kumvikana imirwano cyangwa se gukozanyaho hagati y'izi mpande zombi cyangwa se y'izi nyeshyamba n'uruhande rwa leta. M23 iramenyesha ngo abanyekongo n'amahanga ko ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngo bwabukomeje kurenga ku gahenge kari karatangajwe, ubwo no kuvuga Idoha tariki 14 mu biganiro biyobowe na Qatar mu buryo bugaragara kandi bigambiriye ngo bigaragaza ko budaha agacira amasezerano bwiyemeje ndetse n'inzira y'amahoro. Ibikorwa rero bifatwa nk'ibidakwiye kandi by'ubugizi bwa nabi, bikaba ari uguhungabanya
bikomeye ndetse no gusubiza inyuma imbaraga zose zari zarashyizwe mu gushakira umuti ikibazo mu nzira y'amahoro ndetse no kugabanya umwuka mubi hagati y'impande zihanganye. Kugira ngo murimo murabyumva rero cyangwa se murabasha gukurikirana uko byifashe cyangwa se byatangajwe n'uyu mugabo Lawrence Kanyuka, umwe mu bagabo bakomeye cyane muri izi nyeshyamba, ariko mwumva ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Amerika yaje kubahagurikira nk'uko byavuzwe na Mossad Baruzi mu kiganiro yagenaga cyangwa se mu kiganiro cyabaga hagati ye na mugenzi we w'ikinyamakuru France 24. Rero mu by'ukuri bavuga bati hari bimwe mu bihugu biri kugira uruhare mu bikorwa bigiye bitandukanye. Iki ni ikiganiro kinokomeje gusirikira hirya no hino cyangwa se gikomeje kugenda kigarukwaho, abadiplomate ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye babishyira hanze cyangwa se bagaragaza byinshi muri aya makuru. Twongera tuzana kubicishamo amaso, ngira ngo turaza kongera kubicishamo amaso turebe ni ibiki byavugiyemo, ariko mbere gato yuko tunabigarukaho nanone reka unyemerere turebe n'aya makuru avuga ibijyanye mu by'ukuri n'ibiri kuba mu mutwe wa 23. Burya ngo bamwe muri bo rwose ngo abarimo kwisubiranamo. Byagenze bite cyangwa se byatangiye gute kugira ngo bivuge ko abagize iri tsinda ry'umutwe wa 23 wamaze iminsi urwana hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu barwa nk'uwatangiye gusubiranamo? Ibyo byatutse kuki ngo umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru muri M23 arashinja Colonel Imani Nzenze na usanzwe abarizwa muri uyu mutwe w'inyeshyamba gutegeka iyicwa rya Darkati Idengo ndetse no bita Magrole Paluku. Aba rero ngo uwo bita Colonel Imani Nzenze ngo yarategetse rwose ko bakurwa mu buzima. Umuyobozi umwe wo ku rwego rwo hejuru wo mu mutwe w'inyeshyamba za 23 twanakomeje kugenda tugarukaho ngo arashinja Colonel Imani Nzenze kuba ari wategetse iyicwa ry'umuhanzi Darkati Idengo warashwe ku itariki 13 Gashyantare 2025 ndetse no bita Magrole Paluku biciwe mu gace kari gasanzwe kagenzurwa n'izi nyeshyamba. Ni ukuvuga uyu muhanzi we mu by'ukuri Darkati Idengo yaje kwicirwa mu mujyi wa Goma. Rero mu by'ukuri bivuga ko uwo bita ngo Colonel Imani Nzenze yaba ari inyuma y'ibyo bikorwa by'ubwicanyi byakozwe kuri abahanzi ndetse n'abandi bagiye batandukanye. nk'uko uwo mutangabuhamya abivuga ngo abo bantu bombi bishwe hakoreshejwe imbunda imwe, kandi ngo ibitero byari bigamije abasivile b'inzirakarengane kandi batari bafite icyo bashinjwa. Uyu muyobozi kandi ashinja uyu mutwe gukorera ibikorwa byo gushimuta abantu, kubafunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse no kubafungira ahantu hatazwi mu duce bagenzura. Umutangabuhamya akomeza avuga ko umuvandimwe we yashimuswe i Karehe ku wa 3 Ugushyingo 2025 kandi kugeza ubu akaba hataramenyekana irengero rye. Arasaba abasirikare b'intwari bo muri uwo mutwe guhita bata muri yombi Colonel Nzenze bakamushyikiriza ubutabera bwo ku rwego rw'akazi, ngo kubera yuko yagize uruhare nyine muri ibyo bikorwa by'ubwicanyi bwibasiriye aba bombi uko ari babiri twavuze haraguru. Uyu mugabo rero Colonel Imani Nzenze, uyu muyobozi wo muri 23 mukuru, ngo ntago yumva ko ibyo bikorwa bikwiye kwihanganirwa. Ati harakwiye ko hashyirwaho iperereza yaba iryigenga ndetse n'abashinzwe kumufata bakamufata nyuma ngo akazagizwa imbere y'ubutabera akurikiranwaho ibyo byaha by'ubugambanyi ndetse no kwica bagenzi be. Anenga kandi ikoreshwa ry'amafaranga, bivuga ko yanyerejwe agamije kuyobya Rwanda ndetse no guhisha ukuri ku nshingano. Ashinja Colonel Nzenze umwitira uwo atari we. Ayo magambo agaragaza ko ashobora kuba
hari amakimbirane cyangwa kutumvikana mu buyobozi bw'inyeshyamba za 23 kugeza uyu munsi, kandi ngo ibyo bikaba byaba bikomeye cyane kandi bigatera impungenge ku bijyanye no kubahiriza uburenganzira bw'abaturage batuye mu duce igenzura. Kugeza ubu nta rwego rwigenga rurabyemeza kandi M23 iragira icyo itangaza kuri ibi birego. Imiryango y'ababuze ababo n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu irasaba ko hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye, kuko ibi ngo byongera umwuka mubi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyamara n'ubundi n'usanzwe uhari nawe usanzwe atari mwiza. Ngira ngo ubwo murimo murabyumva rwose uko byifashe cyangwa se uko bihagaze, ukumva ko bitoroshye cyane niba biri kugenda biba hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero mu by'ukuri ngira ngo turaza gusubukura aya makuru masaha ari imbere. Aha nanone turaza kuba tureba mu by'ukuri uko biraba byifashe cyangwa se ibiraba bigezweho. Ngewe mu busanzwe rero ndi Bosco Mutaramu cyane, mu nkurikirana no kuri John Info, ndetse abandi tukanyarukira no kuri Barore TV, ari nako kandi tugenda dukanda subscribe ku batarabikora. Icy'ingenzi kandi ikindi tubamenyesha no gukanda like, share ibitekerezo byanyu cyangwa se inyunganizi, turabyakira muri comment kuri buri umwe uwo ari we wese. Nta gitekerezo na kimwe mu by'ukuri gisimbukwa, ahubwo buri gitekerezo cyose kirakirwa. Ari nayo mpamvu udakwiye guterwa ubwoba cyangwa se n'igishyika mu gutanga igitekerezo cyawe cyangwa se uko ubyumva muri amwe mu makuru tuba twakugejeho, ndetse n'andi abagezweho agiye atandukanye bagenda akugezwaho.